biteye ubwoba igikuba cyamaze gucika wiki muri game ngiye kubikwereka byose waransabye ngo nge nkwereka igikuba muri game cyamaze gucika Karomba yongeye akorera ubugome The Ben ahubwo ndahuruza coach gaye ndatabariza ibyo rero ngiye kwinjira mu bintu bitaravugwa n'umuntu n'umwana muri game kuri brand ebyiri mukunda The Ben na Bruce Melody kagira inkuru kandi biri kwa affecta The Ben ari butomboke ari burire aza kubita amarira hanze abivuge abisobanure hanze biteye ubwoba ko Kigayeri nta mpuhwe agira numiwe byagenze gute Jara bwira dore umuntu bita Element yaragiye aritereka aproducinze indirimbo yitwa Sikosa kera cyane Bruce Melody atarajya no gukorana na Shaggy mu nyumve neza uri kumva Jara iyi ndirimbo Sikosa ndagira ngo abantu babanze bamenye ko yakorewe Bruce Melody bigeze ku rwego Bruce Melody amenya amakuru y'ukuntu Karomba yamaze kwitambika inama y'igitaraganyiraba yo gusabira imbabazi Element yaragiye aririra Bruce Melody ko Kigayeri ateranye inama igitaraganya aravuga ngo ngiye guhana umuntu bita The Ben ku mugaragaro ibihano biri kuribwa n'abinfluencer ba The Ben n'inkoma amashyize ubu nibo bari kuribwa aramuhana ate indirimbo Sikosa bamaze kuyanga breaking news Jara mbabari rubanza ushyuha ahantu twinjiye mu rubuga rw'amahirwe indirimbo Sikosa watangiye umbaza iki kibazo niyo mpamvu mvuza aya magambo yose Sikosa bayanze bagize gutya heraho oya si indirimbo ishutinze ifite ibintu byose ndaje nkubwire breaking ahubwo uranahamagariye breaking najya uze guhamagara nk'abantu indirimbo bayanze biri inyuma na Karomba Gayeri The Ben ari kurira Muyumbu Jim ari kurira umuntu bita Element ari kurira kugeza ubwo Element yagiye mu nama y'igitaraganya na The Ben kugira ngo bige ku kibazo bahuye nacyo ngiye gusobanura birangira buza umwanzuro kuko Muyumbu yasubeyeho kandi bisaba amafaranga ariko baravuga ati hatazagera n'uducurwaho ama operation yakarekurwa muzana agakeke ka 20,000 twifotoze nkaho turi kumwe nawe suko na ba Melody bari babyanze ariko coach yari yakumiriye aramuririra Bruce Melody aragenda arakoma kwa Karomba aramubwira ati uyu mwana nibiki undi ati ntago ari ukubikora The Ben wantesheje agaciro n'amafaranga yamvunnye Sikosa muyibagirwe hari option 3 zigomba kuba mwimwe kugira ngo Sikosa isohoke iya mbere option ya mbere mwarangije ibintu byose Element va mu ndirimbo isubire rudubi nishaye zasohoke mu kwacu iyo option ya mbere option ya kabiri Alright, Jaras Official TV nanone kandi turabasuhuje twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hose twizere ko muri amahoro masa turiteretse kabisa twiteretse muri Urban by City Blue twiteretse muri Urban by City Blue niho tugiye kuba twumva imyandiko cyangwa ibivugwa mu mwandiko w'umukada ndekuru uyu munsi Topido banza mpereze ijambo oya jambura rihorana umukada jambura rihorana yatambaye siyara aremera kambara ariko menya ivuga byinshi ni inyuguti yara naje mbisobanure Jara naje mbyinjiremo bimeze bite se bro ka Junior na Siyara mukuru papa Siyara ese na Junior nawe se mu mazina yarimo ariko ibyayo byose iribanza birumvikana yifate neza gutyo uri kuyikarisa amajwi biba bigenda bizamo twamaze kwijandika se nijanditse ubu niteretse wamfura we none se babwiye ko ahangaha amafu n'amafunguro ari ku gihe ubwo rero babimenye kuri muri Urban by City Blue niho tuba tugiye kuganira ni ahantu heza cyane baba bikubona ku mafoto cyangwa se ku mavideo ko hameze ni ahantu heza cyane
tugenda twifashisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko by'umwihariko ni ahantu hatuje, niyo mpamvu Mukada tuba tugiye nyine kuhaganirira akarekura. Abantu mujya mumbwira ngo Mukada abantu banjye se bankunda se cyane. Ejo bundi nakoze akantu gatoya ndavuga nti ndashaka kureba hano umuntu bakumbuye cyane. Ni Mukada imbere cyane. Bari bande se wari bari babwiye Mukada, mbabwira Mugisha umuhungu wabo, babwira Karegeya papa wabo, yego, babwira n'Umukada wabo, yego, babwira nababwiye ni cyangwa umuraperi uwo ari we wese. Baravuga ati Mukada ariko se koko yitereke. Urumva woba wabikuyemo butumwa ki? Niyo bavuga ubutumwa nakuyemo simba nakurikiye. Ubutumwa mba nakuyemo ni ukwijajara. Ese Mukada umeze ute? Urumva mbasaba nawe nguhereyeho ni mu ntereke nduwanyu. Nashiriwe. Yashize yose. Urakomeje se? Urakomeje? Yashize burundu. Inshinga ntiwumvise ko ari myinshi. Ari hose. Se we ntiwazanye podcast. Badirama araje ariteretse aho bandusha Rafiki. Fiki yagiye Jamaica bamupfukamira. Ni ibiki byabaye? Podcast ko batarayimba. Ariko iriya ni ese. Yatwarimo ni ese. Nyakune jone umuvandimwe yamukegeteye hakurya iriya Rwandex. Hehe se. Rwandex. Avuga ati ngo ziriya singaruka za. Oya nge ndi kuvuga ko ndi muri ese. Badirama we yashoye urabibona ko ese ni gute umuntu ufite uburambaza murese. Nta umuntu aravuga ati Mukade nditereka ati maze kugerageza. Genda umutangiza. Bazo officier ariko. Oya. Ese ni ikintu uri kugira ngo urebe output uko kigenda uko cyakirwa, atari kuvuga ngo urahita ugihagarika. Reka ngubutumwa ko ntari gushyuhara. Emirene yaratubeshya azana Chopa atubwira ngo agiye kuzazana Donido. Ndi mu bantu babikrititse kubera iki ararishoboye, afite iyo connection, yabona ayo makuru, ariko ayo makuru ari mu nshuti ze, ari muri babana ari bwinginga ngakoresha interview, ari mu bantu basangira bafitanye ama business. Urarekura Donido gute ku bantu nk'abo? Ndamubwira ngo ntazabishobora. Byagenze bite se wamfura? Nase nuko atabishoboye. Ushaka gusanga ari umwanya yabuze. Se hari ubwo yabaye umuhanzi nawe ngo arara muri studio. Nta bahanzi agira se. Nase ntakurikirana ibyabo. Akoze ku buryo indege itaguruka. Oya n'urugero nari nguhaye. Oya we ndashaka mba nkubwiriye. Numvise igihe cyose utiteretse ngo urekure Donido. None oya ngewe nta ariko nawe nkaba nkuzo ko nta kururukuru. Kuvuga ukuntu gahunda kururukuru. No kuvuga ngo icyo ngewe uburyo kugira ngo babibonye nukuza nkajyamo hagati abantu bagaca urubanza. Abacamanza bari kuri shene. Arbitre yagaragaye. Nkajyamo hagati nka arbitre nka usifura. Reka kubwira ikintu kimwe. Kuba wabasha kumanaginga iyi mihanda ukabugejeje maginga ya umuntu atakerekana timu yawe usibye nge nyine witereze. Harimo IQ. Ana ya. Ariko iyo ugeze ku itimu nta miyaga. Bro biratugora amarangamutima kubyerekana kubihisha. Sometimes tukaba proud kubera ayo matimi bikorwa baba bari gukora by'indashyikirwa. Ntago biba byoroshye. Yego nanone. None se Mukada umeze utese? Nagira ngo rero ntangire nshima nari maze iminsi ni muri retraite. Na CR ubu uri kumwe na CR mwitekerezaho. Ariko nyumva banga nzanye nyumva amakuru akingera mu matwi. Guhita mpinda umuriro. Naje igitaraganya urabizi. Hanzi kare. Majoro yose. Oya sindanze. Ariko mbere ko wanzika. Ko wanzika reka tubanze wenda tuvuge tuti wabonye ko muri no minsi noneho abahanzi bongeye gukanguka. Sinzi niwe wabonye ukuntu move bariho. Abasani badutayemo. Mere ku bakobwa. Reka mere ku bakobwa. Amere ku bakobwa. Arine Sano. Igitwe.
igitwe sahandi ntuzavuka titsa ku muvandi ari kugendera ku magi ari resana ati hedi ubwo nicyo gitwe bwiza yego nawe aba ameze neza akagoma ka fresh avuga ati Knowless ngiye namupima hanga ati azaze twipima ariko kinisha uwitwa Darago aramenya ndakora ibara ntashimeho babwira zewo yitwa Tamba yego yari yigize umwami yuhise ni yuhi mazima yuhi wambaye ndi one harakora ishyano ite yambara imigonga ze mu ngobyi ntuza inde wundi harya ubwora Bruce the Fast nawe afite umuzigo undi muntu ufite release hanze abantu bakwiye kujya kureba ninde suba reka nawe bari commenting turaje twinjire ku musani mukuru hindeze barebe ubwo indi iri hanze ni iyihe ubwo indi ni sowe naho wari guhe ariko ransetsa naho wari guhe na wa muhanzi wa Keys Arena yego ni benshi MIE si bafite ingoma se Dorcas na Vestina nshyashya igiswahili ase muri kureba nijisho ryiza nta mutima ajyaga mwitereka ngo ndiwo ngo ni parallel barakibuka aguhostinga uzabisobanura parallel rese wowe turi gusanga ari ya mirwano ya Superman na Batman baba badahuje so urumva imiziki ni myinshi cyane hari nabandi manavuze ariko Papa Cyangwe se uzanya mabi Papa Cyangwe rwose wamaze no guca impaka agatanga gasopo ngo yanyuma yego niko yayise avuga ati ku yindi nshuro igikuta ndagisiga yewe uje ipori ugati n'ameza mpita nyanduze mu gitaraganya so rero ndumva na video ya Bulldog na Rider hip hop ariko hip hop iri kuri move kuba utayitsaho kandi nzi ko uyifitemo bagage hip hop iri kuri move ntuyifiteho bagage bagage si ubwo ingana iki imeze ntago navuze ahangaho uburyo wigeze no kumanaginga amajini wigurukije cyane uko byari verbal bitari mu nyandiko verbal ni kontara yemewe nicyo kimbabaza uzi nk'iyo natohoje inkuru nkabona umuntu ntayemeye neza nawe ati nzahangana nawe ariko tukiraho kugira ngo ukomeze amajina mwarakoranye twakoranyeho amajizi yarigeze yarijije ba Riderman n'icyo atwara za Salax oya rukubariza se bapifura bibereye muri za gereza ariko buriya nkawe nk'umuntu wamumanaginze uri ubona amaji ashoboye uwuhe mwuga cyane kurusha iyindi umwuga nyine hahantu uvuga ngo aha yahibona ni ukurekura imiriro kuri YouTube ni ugukora frigo oya amaji ni imiziki reka ubwire ubuhanga bwa amaji ubuhanga bwa amaji ni ukwandika n'umwanditsi na filime yayandika yagiye abigerageza kandi wumva ko n'indirimbo ze uba wumva ko ari iki hari ahantu barayumvise cyangwa uvuga uti aka kajambo yagakuya mu kwandika se ku buryo noneho imyandiko agiye kujya yandikira umuvandimwe se neza mu nyange ze arasimbura Emirene uri umugome imyandikire na script nibyo yumva none se baze twumvise ngo nka Fireman ngo yabaye mu YouTube ariko se wamugana ngo ni uri gutanga imicyo oya ni umuntu wahemba nikijeho ni umuntu amusuhuza amaji mushuti wawe musuhuze kandi noya ni ukuri uri umuntu w'abaraperi niho tubitekereje ariko abaraperi bari kuri move nziza reka mbwire n'abantu ko batagomba kubura mu gitaramo cyo kuri 24 cyitwa ngo iki urumva mu mategeko cyumba cy'amategeko mu cyumba ho ndani mu nkuta
ziyeriko aho umera ijambo ndabisobanura oya umwanya ntiwavuga oya umwanya ntiwawe rwose umwanya ntiwawe itereke oya itereke 24 igitaramo kizabera he erega tujye dushima igitaramo kizabera ka Kigali yego kwinjira ndumva ikiyama cyari 10000 yego ya menshi ari 100 yego table kabisa aho rwose no guca impaka ibintu by'amakadi mugani wa Gentil Gedeon tukabisiga mu rugo natwe tugapesa abaraperi bakamera neza yego ariko ka Kigali baragapfuka ndabizeye baragapfuka igisumbizi promotion imeze neza nakemozera promotion imeze neza kumpa ijambo oya umwanya n'uwa nanzike se anzika rwose ndahera kuri Gentil Gedeon Gentil Gedeon se ntuzi ko hamwe yakoraga bitagenze neza hehe se aho yakoraga Gentil Gedeon ku ishusho se irenganye yego ishusho se gute wagiye si Kaspa ntago miruka si hagiye Kaspa bazana wa mujene reka tuanyaruke umukomediye reka Tycoon yitwa watangiye gushyuha atigize musi none azaba ari DJ abantu baba bumva hose batarataza ubundi uzamenya umasteringa he ni fresh n'ubuzima ndagira ngo Gentil Gedeon umuvugeho utuntu duke ariko kwanza nanahera inyuma ntago se biza ahantu hamwe na Sabe ntago yamwensipiye undi ninde Sabe yaramwensipiye mu kwicaza abantu hehe mu kwicaza abantu kuri 1-on-1 aya byose Gedeon yarasanzwe abikora Gedeon wibuke ko yakoze Salus Relax ayobowe nande na Idi Claude Mudenyi ariko ni mu myidagaduro araza aza mu maoperasiyo amaoperasiyo abona agiye kuyabangikanya na Kiss FM hemba umushahara ufatika n'ishusho ntiyawugezagamo ahava kubera gukira imbaraga muri GGO uri kumva ayivanye mu nyanja twogamo arangije ahita ajya kwa Yongwe ntibyahura ajya kwishusha ariko navuze ikintu gikomeye kuri Kaspa ndavuga ngo ni umuhanga Gentil Gedeon nawe yamwibonagamo aho Kaspa agenda aravuga ati sinakorana na bihuha cyo kintu cyarabaye arasezera igitaraganya nzanga ukanigana ijambo n'ubyibuka mvuga ngo hari abanyamakuru birukanywe navuze ibintu bikomeye hari n'abandi basezeye Kaspa yirukanishije nde yirukanishije Pundit gute oya mbabarira tuje mu bantu bakuru oya okay ntacyo ntago nateguye ibyo bintu nashampinda umuriro ntago abakunzi bacu babwira ni mujye kanje mu baraperi abantu rwose yagize n'ibyago tutanamuvugira tukiri aho by the way nyemerera mbanze nihanganishe Kaspa gute ntaho muzi Kaspa ntakubeshye ntaho muzi sindanicarana nawe sindanasuzanya nawe ariko iyo niteretse natohoje imirabyo irakubitana inyuranamo nsengero ngo urudafite ngo murinda nkuba hari gushya imirabyo rero irakubitana naje gutoza amakuru ko The Ben yamurebye ijisho ribi nyuma yaho mvuze igihe yankuru hano oya The Ben yaravuze ati ni gutavuze ibintu byose byabaye akantu ku kandi ntago bibaho umukadateye ubwoba none wowe ngo ninde wundi wabivuze ninde wundi wabonye ko nabacyuye mu modoka nasangiye namwe ndi kubona ko muri imbonera uriya nari nzi ko ahubwo ngewe kwanza Kaspa nihangane nari nzi ko bimugwa nabi kugiye avuga ati nawe wifatanyije na ikinege muri timu umbi timu yavuze ati no guseba ati baba ati none uri umwana uraho ngaho barakanamvugane n'abasiniye Tiarobize Gerard Mbabazi byibuze by the way felicitation Gerard Mbabazi yibarutse buriya abari sawa asubireyo nta mahwa kandi bonkwe imwonkwe rwose kwa Rweme anyway umukada none se reka ngiye mbanze nce kuri hip hop gato tubanze dutanga indabyo abantu bazikwiriye
iyo ubundi hari Cristiano na Messi. Reka mbanze nsobanura aka kantu gato nifashishe Cristiano na Messi. Cristiano na Messi batandukaniye. Cristiano ni umuntu w'umuhadi waka, ariko Messi ni umuntu uri talented. Najya mbihuze na Riderman na Bulldog, kuko kuva kera twagiye tubona move ya Kabaka mani muhiruhuko yabaye king, yakoze ibintu bya danjagera hayobora n'itsinda bageraho bashaka kuvuga ngo nkwe hita baturumburamo. Urabyibuka haza Stone biki nawe akora tavuge ya kabiri ngo Stone biki nawe akora ya kabiri irimo ba Kalifani na ba Romeo ngo Govinda sha se Govinda yibereye muri Afrobeat Govinda mujomba se break turirago uriko mva rero mbisobanura gute nuko hari umuntu ukora cyane wabigaragaje consistency, hari n'umuntu birimo. Bulldog yagiye yiyadabuta kuri buri generation, azana amarubamu ye za chemotherapy, wagiye ubona ukuntu yihuza na ba Bushido ubona ko n'amaraso mashya agendana nayo. Ntabwo ariko ba Riderman byagenze, ntabwo ariko ba Pifura byagenze, kandi bari imbonera. Ubukije Bulldog ari umunsi ramusanze muri Green Ferry, nibagiye kukamubaza musangayo nyine urumva aragezweho move ya Kenya Trap cyane tafugenge itari mu bihe byayo. Ngene wabonye itsinda ryanjye yabonye inkoma mayiza itayigira kanya tafugenge iribagiranye. Ariko gusa ikintu kijyanye no kuba Double G ari umuhanga mu kwiadapta kabisa kuri system igezweho. Yego, abari tayari kuko muri za bwebwebwe ni generation iri inyuma ye. Yego, ariko urumva araza agahita zitura waki uribuka cyane. Ubwo ni amakora abone kugenda ngarukaho make ubwo rero narimbi komojeho. Ubona ko Riderman consistency ye, uburyo yagiye abona ibiraka mu ma ONG, mu bigo bya leta, mu makampani akomeye za MTN, ni ya consistency ishyigikiwe n'amafaranga n'igishoro cyinshi na discipline. Ariko Bulldog ni gangster, umwe ni rasta Riderman, undi ni gangster. Gangster nta miyaga yagukomagura umuzanye nk'ubugori, ntago yavunaguye Pifura yihaye kuzana bifu ngo azanamo na ba Safari ashyize mu modoka Green, bamukunjakunjiye dialogue. Ariko Bulldog ni umugome, wakira amajati yankubise taburete yatavuze clinique yagiyeho. Nanga abantu bavuga inkuru ntibayirangize. Stana umwe ni gangster, undi ni rasta. Gangster rero wari ufite iyo mpano ukomeza kwiyadabuta n'ubu naba Bruce Melody tubona nk'imbonera nabo bamufata nk'umu idol. Iyo niyo difference. Ubwo rero Bulldog azakubwira ati umwami w'injyana baranzino kabisa, usobanura ari bari ku mihanda. Ariko Rider nawe akakubwira ati ugitekereza inyuguti ya ra ni iyi ngiyi se iyo utekereza ra ya Rwanda, ra ya Rider, ra ya Rasta, ra ya Rukundo, na ra ya Ronaldo. Baba batandukanye. Noneho Green P rero Miribandano uzi yatangiye avuga ati barajya he n'ibi bisirimba byari hano ni mukubu, kandi twe tubyinjiyemo ni muza n'umukubuzo amaguru bayabangiriga baraperi barazitura. Ariko by the way Papa Cyangwe iki kintu yakoze akabahuza kirakomeye, ni big move, kirakomeye. Ntago ari bya buri wese. Twibutse ko Kevin yabigigiye bambara imyenda y'imikaro urabyibuka. Niki cyamukubise? Ninde utabishaka? Babushari ntibirirwa birukanka inyuma. Tubanze duhereze credit Kabaka
wagerageje gushaka iki kintu cyo kongera guhuza Tuff Gang bikanga yego nawe mbere yajyaga cegeta n'ibiki akigwizaho ntibabyumve neza uzi ko bafunga umutwe ariko nyuma ubona ko ari ikintu cyiza warushije abantu nigeze gusubiza umuvandimwe ugiye uvuga ati runaka sukwirirwa agura views se sukwirirwa yishyirisha ku ma platform arenze ariko hagize n'amayeri yo kugura izo views no kwishyirisha kuri ubwo urumva nta IQ irimo tubigaye ni bibi uri kumva umusa twavuga byinshi rero ariko ikindi navuga nuko Bulldog we ubwo turi kuvuga ku cyumba niyo cyo kintu nyamukuru gihari kabisa. Bulldog Imana yayimukojeje ikara ryaka ku munwa mu gihe Riderman we Imana yarakarabijwe buriya Riderman yarakarabijwe aho ugeze menya ari kure kure gute se uzi icyo bisobanuye se nicyo ntazi iyo bavuze ati umuntu yarakarabijwe ibyo bintu tubimenyereye mu bafutubare barenga barakarabijwe haruna nta gikarabiro yagiyeho nabyumvise nuwo mujyo kandi ukabona disciplinary teye ubwoba aho ntiwahuhaho ye weke marango agendana ikiganza cy'Imana gitagatifuje abo se Rider ari kunyumva ari kumva ibyo ndi gusobanura Rider no musaza buriya wanteguye neza gikada buriya nazaza nkanasobanura n'ibya Rider na ba First Boy ba T Brown biteye n'ubwoba ubu Riderman ari kunkurikirana abantu vuze nkurikije ukuntu ntakibabona bishobora kuba biwuteye pe byaye biteye ubwoba aho na Karigombe yazamo muri uwo mwandiko ariko Riderman nimba ari ku rwego rwo kuba yanakwiyamamariza kuba umudepite uhagarariye urubyiruko tukamujya inyuma uwo muntu ateye ubwoba kuri Dredi uwo muntu ateye ubwoba arakaze akubaka genge akubaka fan base akayita ibisumizi bigafata agakora brand akagurisha imipira nkubwira abahanzi bagiye bazana ibintu byo kugurisha imipira n'amakariso akariso bikabapfubana ntumenye Riderman Davis we yazanye gapoto tinazamamaje yazirunze imbere y'uburiri papa we niwe wapuruva ariko yari yagiye mu isoko rizima cyane kondomu ni ahantu hazima kabisa ndibuka rwose ba Yangresi bazana za boxer ntihahiye ko ibintu byagiye biza bitandukanye ko byagiye bizara iyi showbiz anyway ariko aho hantu tutaranahava neza kuko tugomba gushimira abantu benshi bagiye banabashyigikira abona ko ari ibintu birorganize ku buryo bwo hejuru ariko se nkawe Jaras Papa Kamba ntawe iyo nkubonye muri ziriya press conference zibashyigikira nkabona ntacyo utanze ubutekereza hip hop batarakuryohereje uzagitangira ku muryango uzagitangira ku muryango cyane ako si cy'umwe nta na table abavandimwe baritanze mbona baritanze bayirenati nzatanga ibi mbona munywanyi wawe shobuja wawe Philipite shobuja wawe utaza kubwihaka arombotsa jariye mikoro ati ngiye yenda simvuze ibyo nzabaha ariko mwikira imita murebe icyo nshoboye cy'ubu DJ yatanze service ati muzangire DJ w'ubuntu ngaragaze no kuri urwo rubyiniro rukaze uriya koko nugukena nukuva mu mwuga buriya tuba tubabona nukuri mane none se ubu DJ bwo ntimake ariko se ku buryo ba toxique bande bose ni nko kwisabira akazi nkaho watanze turi mu gutanga na Gentile de Uraho wa Godas aratanze ararekuye ushaka umufeka indese Jean oya ni ba bantu banywa agacupa kamwe bitahira nurize orerega iyo uri imbonero ugira n'ukuntu n'umuntu gusuje uvuga ati reka sabaragura nicyo kintu amurusha ariko Philipite ngiye naramugaye abantu bari gutanga erega nacyagiye ku bwa Jay Polly yaje nyuma
yabonye agiye kugayika kandi yicaye muri VIP ariko yaratanze erega tujye dushima yaratanze se n'ubwa mbere kira kintu kimubayeho ziyo Irene yatangiye kumwita ingoro Irene we nuko yashakaga ko bamuha ku ngufu hari ariko barayida bari biteguye ko ari bubaye abarababwiye ati sinshatse kuvuga icyo nabate ariko ntimwirimite ubu DJ ndi kubumasteringa mu mpereza rero nagezeyo ntiteguye koze ku buryo utana promising ikintu aya ntabwo ari niteguye kate yampamagaye habura nk'isaha imwe kate we yatanze kirakira kabatwaye ya bisi sango kate data oya nukuri biba bibabaje ega hari abantu b'Ikanombe n'abantu bawe hip hop ni yawe ubwo rero dukomeje kugenda dushimira abantu bakomeje kubasupportinga hari n'abavuze ngo Camp Kigali ni nto ariko n'ibiciro byazamutse buriya bayujuje bakuramo agatubutse ariko ibi ngibi ndagira ngo kwanza mite ndekura na breaking tubiveho twinjire mu muriro nyamukuru ahitereke wamfura breaking news nyirekura koze kubutabanje kunyi oyaje kurekura inkuru abantu bose abantu benshi bashobora kuyishimira ni benshi bagiye babirwanira ishyaka Fireman we ejo bundi akegeta amafaranga ya Karomba kuri dubbing ni kuri dubbing Wrath of Soldier ya Rocky sibwo bamwemereye alubumu y'umutoza mwemera alubumu sibwo nyuma bamutaye imvuto sinabivuze bamwohereje ntuza ibutare reka bamuhaye amafaranga yari amafaranga which is good kuri Fireman ni abantu banarenganyije Karomba ariko kirya gihe yafashe mikoro avuga ijambo rikomeye aravuga ngo nta ndirimbo izongera kuba hit itari mu muraperi urabyibuka ibyo bihe rero ndatekereza ko bigiye kugaruka abantu babishakaga kandi buriya namaze kumva ko na Bulldog yabigize mu kuboko gukomeye ariko Riderman nk'imbonera akibibona ko muvumo igiye kugaruka ya Tough Gang kuko nibyo giye kuvuga yashyizemo imbaraga nk'umukire wabonye interview Bulldog amwita boss ngo boss ngo biki wayibonye bamwita boss ni umukire ati boss we yahise abyihutisha kiramo amafaranga n'ibiki nyine byaba byerekane ko atari we wiganye ariko yarabizi ko haje muvoma ya Tough Gang Pifura nawe yamaze kujoininga we iyo biriho uzi ko ari abagukegeta ni mubi vuga ati mva na nyirayo mva ni hip hop nyirayo akubwira ngo naguhaye imbaraga muzankinisha ikibero cya mama isuyume mucitse nimejineretswe ariko ibaze nka mama we kandi ariho ati nimejineretswe havuye muri dushe isuyume gahubano abo buriya Pifura aransetsa abaraperi bari bamwiciye dialogue akibana na Ramakweri uramwibuka nge pini mu hostinga nzamubaza ibyo bintu uzamubaze bari bamwishe sawa indese Bulldog ariko se byarabaye hamagara burutse inshuti zawe hamagara Bulldog kirya gihe nabagendaga runono tagira ngo sinari nariteretse arigiye niye kumva bavuga ngo yaramukubitiye touch ariko ntabwo rumvishe ko byabaye icyo gihe touch barakubeshya kumukubita byabereye dialogue touch baramugonze mbanze nkwereze Donido Pifura yavuye touch baramukurikira bari mu kamodoka noneho baramugonga ari kuri moto taza kuncyushya ibyo byose nkabivuga ndetse aho ngaho utanzanye kuri Rocky na Papa Cyangwe yahaye Gasopo Rocky aramubwira ngo niwongera ndakora ishyano niriye shyano ryatumye amutera ubwoba aziranyeho na Rocky agomba kuvuga ngo Rocky riramucecekesha nirihe ndeka ndekure nyine ndekure se naribi niye mpamvu se Papa Cyangwe yateye ubwoba Rocky se subizi ni kino hasi ko atura hasi imbere cyane ariyo mpamvu yatangiye ajijisha avuga ngo nta byigikwe iriya gahunda ya nta gikwe yagiye kuyijandika amabyaye kangaye uriya kuzanatuma ngiye mvuga amabanga y'inshuti zawe umva breaking ihari ngo hari ibintu ngo agomba gushyira hanze kandi bigomba kwisangamo umuntu wita Rocky na Shadibu zikamwiki ataranabivuga ejo nshobora gutinda ndaranyije ahanga ngasanga Ponda atakoresheje version 22 iyi game yaryoshye ninde wundi uzabibabwira none nguri kuntohozaho ngo timu ndimo ntago ushaka ko nzagaruka ngo ndekure abaje muri matimu ntiwabonye ibyabakubise abantu bararabye so mbere yuko wenda ukomeza umukadareka mbanze mbwira abantu badukurikiye ko niba bashaka kwikurikira ivuga butumwa cyangwa se ibijyanye no kwigisha ijambo ry'Imana bashobora gukora subscribe kuri channel yitwa La High Loy
iyo ngiyo iriho ijambo ryiza rya Yesu. Ubwo rero munyarukireyo kuri La Highloy TV, ubundi mukore subscribe, mukore share, comment, mubane n'umupasiteri wanyu abaganiriza gake gake, ndetse n'uyu mubyeyi baba bari kumwe. Hanyuma umukada, yego, none se ko turi kuvuga iby'indirimbo, Sikosa yo izasohoka ryari? yentroduize neza iyo ngingo wamfura kubera uzi impamvu se mbigusabye, biteye ubwoba igikuba cyamaze gucika Wiki muri game. Ngiye kubikwereka byose, waransabye ngo nge nkwereka. Igikuba muri game cyamaze gucika. Karomba yongeye akorera ubugome The Ben, ahubwo ndahuruza, Coach Gaye ndatabariza nta wundi muntu aya maga waretse tugendane oya tugendane, fata mikoro tugendane. Umukada urumva, yego, Coach Gaye umugaro yute mu bintu bya The Ben bigiye gusobanuka Wiki? kubera inziga ikomeye kugeza ubwo Coach Gaye muri ya IQ ibintu nagiye mvuga aha ngo gahunda ye ni créer désordre nta kindi, kugeza ubwo abazi ngo fata ku mavuta n'umwanzi wanjye yaramenashije na Bruce Melody, ariko aho bigeze abanzi bararutanwa. Reka mukandira akanyenyeri, reka muhe imbaraga, reka mwinginge aho kujyaho ninginge The Ben, wampemukiye, wantesheje agaciro, utaraje ngo mfukamire, nzamura mbyinjiremo ibintu byabo. Uzi ikintu kibabaje, kinababaje kurusha ibindi byose, nuko abanyarwanda The Ben yirirwa babeshya, akababeshya atari we, afite imishinga itandukanye, harimo iy'ubukwe n'ibiki, nta ndirimbo zitandukanye yabeshye, nta rubumu yabeshye, nta makora beteri nationali yabeshye, nta masinga. Uretse gato ubu ikintu kitarasohoka, egare ko ari nyuma y'imyaka 3 se kizasohoka, nyuma y'imyaka 3 akiba muri Amerika ntago yavuze ibya bati. Musani umarana indirimbo imyaka 2 muri niwo mujyo wenyine nibwo bunebwe Bruce Melody utangiriye ahantu wabutangiye kunshyushyu njye nese nuko nangiye gusobanuka. Karomba yageze aho aravuga ngo fata ku mavuta we na Bruce Melody, kumwumva si nko kufata ifu kajonjora amaho. Ibyo Melody yarabivuze agereranya fata n'ifi, birahari. Ntago bagezeho bakamuhindura umukozi we kubera iki? Kubera kubaransa. The Ben arambangamiye kurusha uko fata mbangamiye, kandi fata yavuga ibyo dushaka, yaka expose, hari icyo bigabanya uvugwa nabi. Niyo mpamvu nta muntu ushaka kuvugwa nabi, aramupanga. N'ubu iyo nzigira cyahari. None icyo nibaza, inzigo niyo kuba Coach Gaye yarafashe fata mu mwanya wa The Ben, niyo nzigo. Ikibazo ni icyo. Oya, Coach Gaye yafashe The Ben imbere ya fata, barakorana. The Ben aramusikama, aho naho ujya unyemerera mpagere neza kuko simba mbihubukiye. Coach Gaye si umutagatifu, gahunda ye nyivuze hejuru, yitwa ngo iki? Ntabwo yatorejwe muri Amerika se, siwe mujyo wese tinya umuntu tumuryango akaza agakambika amezi, yajya no muri Amerika akaharara 2 ntaharare 3. Bitangiye akazi niba Bill Gates nawe si umutagatifu, ariko The Ben ni umuntu, ni last umeze utese, ni umuntu uri The Ben ararenze bro. The Ben aragufera, The Ben arakumanipira, baburetse ako kantu nka complete. Kugeza ubwo Coach Gaye yageze aravuga ngo ndiri utwanjye na The Ben mushoye mibi, result iragaragara. Na Trace Award mwarabibonye ko yakomeje kugendera kuri ari amakamba yatamirijwe na Karomba. Ariko The Ben nk'umuntu wari ibyo byose kandi bikamuzaho kuko izina rya The Ben niryo rizwi muri wayi, birangira The Ben nta kintu na kimwe cyitwa guca bugufi, gucinya inkoro, kwemera icyaha ukavuga ati ndi umukene sinishyuye ibi, ariko nanone uri umukire, courage turakwemera, waramfashije. Karomba arategereza araheba. Ibyo bintu umukire biramurya rero akifuza no kwihorera. Yego, Coach Gaye umukoci wa business, yego, yagiye gukorana na The Ben nta masezerano, ari ibintu by'icyuka, ari ibintu
byo guhomba ugaheba yari excited ntabwo yumvaga ko bishoboka iyi nkuru narayikoze kugeza n'ubwo batangiye bumvikana amafaranga menshi agera muri miliyari bikaza kurangira korabo na Diamond ari ese mu gihe utarabona ya bitewe n'ama business abakora n'amasoba no kwishyurwa n'ibiki byari byinshi amuha date undi aramubwira ati nimba uri umukire utari hazero duhere kuri iyi move ubanze ukonfirime dusinya numpereze bihoreho aho niho The Ben yamusikamiye amaze kubona korabo abonye ko ataba inkoma amashyi y'umuntu aramwikaca cyane ko Karomba atarazwi mu gitendo na kimwe baburetse icyo nyiko Karomba nta gitendo na kimwe yarazwimo muri game cyari guha agaciro cyari gutuma The Ben amwizera mu gihe Bruce Melody yagiye kujoininga Karomba azi ibitendo bya Karomba uretse nyine gato yego ubisobanure neza ubigendemo neza yego Coach Gaël siwe waretse The Ben akajya kujoininga Bruce Melody nkuko bavuga ko byakozwe na Medbeat The Ben niwe wafashe umwanzuro avuga ngo Coach Gaël ndakuretse nuko byagenze Medbeat yari ari kumwe na The Ben na Karomba Medbeat we yajemo nyuma uzi ko ibyo byatangiwe n'ama interview yaratangiye kumukoresha yarigize umu YouTuber bagiye muri projet Tanzania baravuga ngo bimwe mu bintu Meddy yahahuriye nabyo byamugoye bagakora song ebyiri ntizagere nimwe isoka Meddy featuring Diamond Meddy yego yari inshuti ye babana muri Amerika amuha ubuhamya The Ben yaje azi ingaruka yahahuriye nabyo kimwe muri izo ari ukuba batari banafite producer we uza kukipinga iyo mishinga uza ku mastering ibyo yamusabye n'aba Diamond ibintu byose bakamutesha agaciro apropose Karomba kujya icyo kintu batazakigwamo zana Medbeat niwe mu Rwanda ukanyakanya element yarabanye neza nande na Bruce Melody na amabrand Bruce yari yaratangiye kubitendekaho nawe ari gukorana na Harmonize yego bishyushye yego arangije periode nimwe The Ben ari amahoro we na Karomba haza kubaho misunderstanding biprovoswe cyane 60% na The Ben Karomba arakaragera abwira Medbeat ati uyu muntu nta muntu muzima wampa arekomanda Bruce kubera icyo kintu cyari cyaramaze kumenyekana ariho hantu Bruce yinjiriyemo ariko azi ngo wizi Karomba ni umuntu wangeza kuri Diamond kuko nge sinamwigezaho ndi ku rwego rwa Harmonize nturi kubyumva nuvuga ngo Bruce yahuye na coach we afite amakuru ku muntu bagiye gukorana umukire yari brandinze kandi brandinzwe na The Ben icyo Ben we yarameze nk'uwamwentroduce mbabarira gato icyo kirya Karomba mbagira ngo mvuge inzigo The Ben niwe wa brandinze Karomba ibyo biramurya ngiye mfite amafaranga n'amafaranga wandiye bagero bapanga fata ntago yipanze ntago yabeshye nkurikirana amakuru nshatse nanarekura n'umukiri uri Canada wageze ajyana umuhanzi kumukora Tanzania akajya abana mu byumba bikurikiranye na ba Meddy na ba The Ben binjira mu mwandiko The Ben ananiza Karomba arabirambirwa arabihaga azana Bruce Melody ndagira ngo mbumvishe ko ikibazo kiri hagati ya The Ben na Karomba forget Bruce akaba wa muntu uraho wivugira uraho ushyushya none ibintu byo guseka bikarangira timu ya The Ben yaraka yavuze yabiremereje akajya baseka nabyumvise ubwo Bruce nawe umujyi arimo ni nkaho wundi twabonaga kuri Marina tukumva Marina aravuze ati shari na nyina tukagira ngo ikibazo kiri hagati ya Marina na Charina Nina kandi ikibazo kiri kwa Zedon oya jya usobanura n'ubundi Rene yaramugaraguye ati depression abantu barajya barwara indwara bansarireho Irene mubona ari umurokore oya hari amafaranga umukira abona ntajye yijandika urabizi ko Baderama ntiyasubiye inyuma none were inyuma no gukena ntago ari bimwe shefu yego sindi gutanga ubutumwa nyine yasubiye inyuma umeze neza uraryoshye hari umuntu utajya kwandavuriraho none iyo umwandavuriyeho kamusebye garagaza ko akabaye icwende katoga si umugani w'abanyarwanda se yaramukegese Philippe tarafana arishima kubera iki bari bahanganiye Marina nubeze se ariko se ntabyo uzi jara ariko ntukigire gutyo nka bamuhanganiye
barazijisho ribiyamureba zabi impamo zibategura prank ngo babaguye ngo amuri hejuru irenda bakorera ubugome bagahirena ati twika dore ugezweho arangije ajya kuri ayijara agapostinga weze Philipita ngo kaga prank mupanze ngo karabahira ariko seko umuhanda kwanyereye oya birababaje ntabyo yabonye Marina bahita bikanga muva hejuru aragenda akiraho caption nki arabyerekanya atakaga prank ati karabahira reka twigarukire ngiye ndashaka kumbwira ibya sikosa niho ndi gusasira kuko indirimbo kwa gatanu twakabaye turi kuyumva kubera kwa gatanu ngiye kubabwira ibintu biteye ubwoba ariko sinshaka kwagera Jabiri hari ikinyirukanza iminota yagiye ndagira ngo mbanze ntanga umucyo nta kintu Bruce Melody na The Ben bapfa nta mahari ni game baratwika ibyo twe tuzi ko Bruce Melody akunda ko abantu batwika bamuvuge mu byiza cyangwa ibibi nta ribi niko na The Ben ameze nacukumbuye iyi nkuru hari abatararebwe neza kandi nabo bararengana si bo bampa amakuru cyangwa umunyamakuru arama inkuru ubwo se naba ndiye umunyamakuru ampa inkuru nawe ari umufana yirirwa nde urasetsa uruziragora wajya ubibambira ngahitereka wafura yego anzika rero Karomba yakomeje guhigira The Ben aribwo n'ubu ngiye kubabwira ubugome buteye ubwoba Karomba ateye ubwoba Karomba ntiwamuryamana ubugome se yego buteye ubwoba Coach Gael yakoreye The Ben ubu tuvugana igikuba cyacitse abanyamakuru bose bamaze kumenya inkuru ngiye kuvuga kubera iki batayivuze aho niho hari ikibazo ni robbing z'amatimu navugiye aha Godfather iyi nkuru arayizi Dumba iyi nkuru arayizi DC Crema iyi nkuru arayizi Dekati iyi nkuru arayizi fata ku mavuta iyi nkuru arayizi fata ku mavuta niwe wenyine wagakwiye kuyikora ariko nta mikoro afite icyo kibazo cyonyine kirimo abandi bose mvuze bakayikoze yego genda gahoro fata ku mavuta n'umuyobozi w'isibo chef yabivugiye aho ndabizi none se yagenda akavuga operation y'iminota 30 radio si uyu hari yasacu ama operation hari ana animation chef sinabimenye pe aratangira avuga ati Karomba rero ubugome yakegese atarongeye yerekanye ko ari umukiro utavugirwa ngaho rero anzika yego utubwire neza winjiremo neza ijandike yego bimeze biti Coach Gael yakoze The Ben we bugome urababaye wibuke ko indirimbo turi kuvuga ari ya Kevin Kade yego The Ben arimo nka featuring niho ndinge ndi kukubaza nti sikosa yaheze ni wa mujye wasowesowe kwa kuturete The Ben ngo ibinyoma yatubeshye birahagije reka ninjire gutya mbanje gushimira no gusuza no gutura kunzi bangiye inkuru ko hano bumbwira ko mbafite baruzuye barahari pe iyi nkuru iraremereye iyi nkuru hari inkuru wumva ukumva iteye ubwoba ukumva yaturutse kure kandi gakiriyaringa ikibuga cyose ngiye kubereka ibintu The Ben ari gucamo bitamworoheye kugeza ubwo abanyarwanda birirwa bamwishyuza indirimbo n'icyo agerageje gukora kikaba kimupfubanye bitewe na Karomba Gael birababaje inkuru irababaje navuze ibintu byinshi Bruce Melody warabizi niyo mpamvu yaje haraseka The Ben we na Element zabumiyeho kubera iki ejo bundi mwanabonye n'akantu kabaye ngo Element yagize anniversaire ngo Element ngo nibiki ngo yarari kumwe na The Ben The Ben ubwo bwaramwishe kubera amaze kubona showbiz urwego igezeho hano mu Rwanda aravuga ati niba bimenya aba banyamakuru bakabivuga barekura imiriro tujijishe turi mu gahinda turi kwiga ku bibazo bikomeye ariko tujijishe dukata umugati tutumize kuri cab uze vuba vuba dukata ariko umugati utagira ga champagne iruhande mwifoto mu ka video n'abantu babiri nta mahoro yari ahari Element yicari igikarango ikimbabaza ni abantu bari muri team The Ben baza bakagoreka inkuru bakayivuga nabi kanze none camazimwe
zikamwa amarindira n'amarinde wamaze kubyumva papa kamba wanjye n'amarindira uyu munsi bantu banje abantu mukunda The Ben arambabaje bose bamaze kumenya inkuru ndagira ngo mpere kuri Elementiere uzingiyeho iki kibazo cyabaye kuri The Ben ndetse uba amahirwe yayoyotse kugira ngo indirimbo Sikosi isohoke biteye ubwoba jara biteye ubwoba The Ben ntabwo ari kurya ntabwo ari gusinzira uretse gato yego indirimbo ngo iso Sikosa oya uzanyemo ibintu uzanyemo ikindi kintu yego ngaho ndagira ngo mpere kuri Elementiere producer w'indirimbo ari nawe mastermind wayo mbanze mbibutse ibintu bibiri kuri Elementiere bikomeye bishingiye iyi nkuru icyambere Elementiere ni umuntu ufite kontra ebyiri muri 155 AM ibyo bintu ni keyword bishingiye iyi nkuru Element yabanje gusinya nk'umuproducer ahabwa injawuro nziza bayita imbumbe Rekritom arangije bigera ku rwego amaze kubakonvenka ahabwa n'iy'ubuhanzi izwi yemewe irimo detaye turungukirahe turacuruza gute ahanze ni nkuru nigeze kuvuga y'igitaramo mu Bugande cyandire bari baratangiye kumucuruza nk'umuhanzi pourcentage ni gutya icyo kintu ni keyword icya kabiri Element afite igikundiro gikomeye mu bihangana amaze gusohora uburyo aba diaspora bamukunda igitsina gore blessing abona ibyo bintu bikatariza umwana n'uwari ufite amaguru ibirenge biri hasi bikazamuka bikajya mu birere kabona abantu bose bamusariye indirimbo yiri gutumbagira reba viewership ari hejuru Bruce Melody nibareye nta Bruce Melody agakora ikosa akagenda akavuga ngo The Ben ntatuze yamuvomeraga nta n'isoni birababaje rega Bruce Melody nawe hari ntabwo wabyumvise imibare ya ere niyo turiho ndi kubihuza Bruce Melody akatinyuka akavuga ngo The Ben ngo azabireke ngo arutuze yamvomeraga kuri sowe ntatwa yamuvomeye iri mu bantu 600 igahitigwa muri miliyoni na ubuse ko iri muri 1,600 ibi yabiri ya challenge atarayikozera ntatuze yamuvomeye ubibiri ubwo yaratuvomye zina ry'Imana mbwiza ukuri nimba so abasire bari kuyivibinga makuru umunyamakuru kandi ujye uvuga facts bari kuyivibinga simeruka imihanda ariko imihanda isanzwe simperukaho bayanze chef ikintu rero mpereye aho kurere ndagira ngo mujye mubanza munamenye urwego rure international iyi ndirimbo umugirimo ya Bruce Melody ni mpuzamahanga yitandukanye na Sekoma ya kinyarwanda muri wa mujyo tumenyereye kujya kugaburira isoko mpuzamahanga hari ibyo uri bwigomwe hari ibyo utari buhita ubona ariko consistent iri nyuma y'umwaka byazacamo icyo mubanze mukimenye ntimuyikompare n'izi ziraha za Moromika icyo nicyo yego ariko Element amaze kubyimba duheraho kugira ngo nubake inkuru neza kubyimba mu buryo bwa gihanzi igikundiro no mu buryo bwo gushegerwa n'abantu benshi kandi Element afite kontara ebyiri na Karomba zidoze ziri sude n'abantu babyigiye baberite mu mibare uva Element muri 155 afatwa nk'umuproducer ibyo ni ukwabyo akongera agafatwa nk'umuhanzi ukwabyo bibarirwa ukwabyo indirimbo kuyikorera Krisizi nangahe indirimbo kuyikorera runaka nangahe birazwi usibye se umuntu umwe bamukomye hari ikindi kimubangamiye ni umuntu umwe bamukomye si umuzi se wese bamukomye aravuga ati uyu nguyu ntabwo yagiye abivuga ati ibi byana ngo harya nta yindi ndirimbo muzongera kunkorera ntabwo ubizi nta muntu umwe bakomye Element atemerewe gukorera injiramo ariko shyuha twinjira ibyo sima we Element atemerewe gukorera indirimbo yagezeho kiranamurenga araza aravuga ngo ibi byana bya producer ngo harya ngo ntago ngo muzongera kunkorera indirimbo ngo mbone hit ngo tugiye kuzibona niwe wenyine bamukomye yagoponda aragica none aratwica arabica ari hejuru oya ni ibisanzwe biri ase gutandukana na LA ukajya kwa Riki byo si iterambere
rikaje kubohoza cyangwa aje guproducing ni ukubohoza azeribu ngo yarabwihakanye ave ntuze gutuma mbyinjira twikomereze uri kumva usibye nta kindi kintu element bigeze kimubangamiye mu nzu iby'umuziki bikaza ukwabyo tuzajya mu Bwongereza tuzajya mu Bugande hano mu Rwanda BK Arena ni byinshi ibyo biri ku ruhande ibyo rero ngiye kwinjira mu bintu bitaravugwa n'umuntu n'umwana muri game kuri brand ebyiri mukunda The Ben na Bruce Melody kagira inkuru kandi biri kwafekta The Ben ari butomboke ari burire aza kubita amarira hanze abivuge abisobanure hanze biteye ubwoba ko Kigayeri nta mpuhwe agira numiwe byagenze gute Jara mbwira dore umuntu bita Element yaragiye aritereka aproducinze indirimbo yitwa Sikosa kera cyane Bruce Melody atarajya no gukorana na Shaggy mu nyumve neza uri kumva Jara iyi ndirimbo Sikosa ndagira ngo abantu babanze bamenye ko yakorewe Bruce Melody yakorewe Bruce Melody ariwe baririmba se oya ariwe agomba guhabwa iyo ndirimbo ari ugomba kuririmba kuko Element ni umuproducer wa 155 AM kandi The Ben afite ikibazo na Karomba nta nubwo yashaka kumwaprosha kwaprosha iriya nzu ndetse n'igihe hagaragaye bakina PlayStation The Ben na Element n'iki ni ibintu bya kera ndaje mbiyumvishirije ijwi rya Element riteye ubwoba ataka The Ben avuga ko ari umufana ukomeye Bruce Melody ararakara arahigiza arangiza aravuga ati kamobwe nakumvise kamobwe nakumvise Jara ngena Bruce Melody kiramureba nateguye wampura kamobwe ngo nakumvise ngo rekozo vuga kuko yahise anagerekaho ngo na Melody ngo nawe ngo ndamufana ariko yahereye kuri ko kiramo numve mbariho mera se kamera aho ngaho wumve ukuntu yabitambutse Element avuga ko afana Ben nanche noma muraza kumenya ukuntu Karomba ari urundi rwego umva hano nka bya bintu bibaye bindi umva hano ahubwo byanzanye n'ubatabivuga nyine nk'abandi bahanzi bose bangana tugakorana nshyiramo imbaraga nanjye kuko numvaga kuko njye nakuze mufana ari we ari Bruce ari ba social ahise wumve neza sobanura ibiri hagati ya The Ben n'iki no kumukorera indirimbo n'ibiki uri kumva ibyo bintu kandi ari kubibazwa n'aba babandi navuze hejuru bari muri timu barabizi baza amakuru indirimbo imara igihe ikorwa arangije aravuga ati njyewe yarangannye ndamukorera kandi nakuze mufana Bruce Melody gita kimurenga araseka undahita ate na ba Melody ariko narabafanaga na ba social mure mwumve neza rero ukuntu Element bahanzi bose bangana tugakorana nshyiramo imbaraga nanjye kuko numvaga kuko njye nakuze mufana ari we ari Bruce ari ba social mure gatsindwe n'iki kamobwe ni byinshi nyine nafasha akantu gato kujyaho bidatinda uri kumva gatsindwe n'Imana kamobwe ngiye ngo nanjye ngukize ku mwanya wa gatatu kandi ibintu by'amatimu baba barimo ariko uku ni ukuri Element yaravuze kuri mu mutima we Element yakundaga umuntu bita The Ben yaramufanaga birumvikana ntagabeshya ntagashya yego Ben se ubu wavuga ko Element atamufana Mugisha Ben yego Mugisha Robinson yego hari nawe rega Bruce Melody agera akavuga ati Mugisha nzi numwe si The Ben ni Robinson ntabwo se wumvise iryo jwe nge umugisha nzi numwe batangiye kumubaza nyine ni muri cyagiye bavuga ngo yibye umugisha tingerego Mugisha nzi numwe ni Robinson bagihararanye uri kumva Bruce Melody yatesheje agakata agimbora ngo gihararanye ndaje mbisobanura nge nanga abantu basebya gusa oya nanjye ndabizi ko utaramuvuza ndu urakoze umuntu bita Element yakuze afana The Ben abonye okaziyo
okaziyo yaje gute nuko iyi ndirimbo yari iya Bruce Melody ayitesha agaciro nawe atari we ari kwirukanga mu mapromosiyo ajya za Good Morning America ajya gukorana na bashagi azenguruka hirya no hino ayitesha agaciro kandi wibuke ko Bruce Melody yari yizeye alubumu ariyo mpamvu nyuma yaje kubona ko ari ubusa arayihindura n'ubu nizo ngaruka z'ibinyoma barimo gusa nariteretse narabisobanuye uri kumva Bruce Melody indirimbo iboreraniye aho irahasaziye Element ere nyuma yuko Papa Gigi sinavuze ibyanora byarasobanutse wa muriro namurekuyeho Kevin Kade byarasobanutse abantu bagiye bambaza ngo harukuru batagiye babyumva mutwabivugaga muri Serenga ariko abo bireba barabyumvise wibigaruka baba bagira ngo nzagaruke nsindagera se twigende Papa Gigi yari umuntu wo hafi yawe akajya uvuga neza amazina abantu bayamenye Kevin Kade wamba ngiye mbumvisha yego yari umuntu wo hafi ya Element yari umuntu wo hafi ya 155 AM rega iryo zina rituruka ko ngo Kade iyo yagiye mu bintu ngo ntago arekura akwizirikaho mwita umuntu wa hafi we ushobora gusanga yaragiye akiryamye nugutura akamuhe ntacyo atakora Papa Gigi kwera kandi noneho bari baramukunze kuko nabagira tushe imyandikire n'ibiki kandi wibuke ko yize umuziki bakamushyira hafi aho yari amaze kuba umuntu wa 155 AM ariho hantu hajemo keyword ikomeye navuze nshaka gusubiramo ko yaturumbuwe kivumbi narara hariya ni nyuma yaho haziyemo ibibazo bigiye kwancena ngiye kongera mbigarura by'iyo ndirimbo sikosa baravuga ati waratwihakanye waratugambaniye toka haje bounce uri kumva noneho Element aricara muri kwa kugigira kwa Kade kandi diri iherekezwa n'ibiceri ko nababwiye isano riri hagati ya Kade Muyumbu na The Ben navuze irihe sano watubwiye ushize ko yego Kade ari mubyara cyangwa se oncle oya ni mubyara nuko na oncle ari isano ariko precisement ni mubyara we yego noneho Muyumba akaba manager oya akaba pare wa The Ben Godfather Godfather we pe yego ibyo ni ibintu bikomeye byarangiye rero bamutamitse amafaranga bayatamitse uwitwa Element azwi yemewe umuziga uhereza Kevin Kade Kevin Kade nk'umuntu ushaka amaboko nk'umuntu ushaka support na video ziri kugenda zigera ku rundi rwego bari kugenda bakora turebe Jugumira turebe Munda ashaka ukuboko kwa mubyara gukomeye kwa mafaranga ajya kwa arabanza present igihangano aho ni handi wo hakurya nyine yagorekaga ati abishyira abantu amagambo mu kanwa aho rero niho nshaka kujya mbabwire ni ibiki byabaye arangije present umushinga urakunzwe pare urumva akaba ari akanama bahererekanya indirimbo ni nziza irempecable Tayiga wanjye atangomba kwisangamo pare abyumva neza ati tugomba kuba blessinga mukaba murimo Element bimugarukaho kuko urumva hari umuntu uba ufite projet hari n'umuntu wahawe agasampo yumvisha abantu Element muri kwa gukora ibihangano n'ibishinwa nizi zasuwejerega niwe wakoze n'ibishinwa byazo reka abacyurire reka batega iminsi baba bafite ibyo bavugira uduhiti twinshi ni Element n'umuhanga amahiti menshi nayaye ariko buri igikundira agira kirenze n'ubuhanga afite Element sinumva umuntu umuvuga nabi biragoye kandi nawe imyitwarire ye agerageza kubitambukamo nka Meddy ntiwamenya ntiwamenya verisiyo ye birakora biriya bintu iyo wijanditse utangiye gutanga imicyo bihita bipfu birangiye uri kumva Element acyumva ko The Ben yaje mu mushinga yarazi ko yihereye Papa Gigi aka Kevin Kade ahita sara aravuga ati ni big brand uyu ni umuntu w'abanyarwanda ndi muri muvoma ya gihanze not only production none nanjye sina profita nkaba ndimo cyane ko na chorus ari nge wayinayirinze uri kumva ibyo bintu jara bese ashaka kurekeramo chorus copy paste na food umushinga n'uwanjye nawe producinze hazemo amazina akomeye hajemo amafaranga ya Muyumbu Jimmy video iraza ari nziza none ngomba kujyamo ngomba kugumamo kandi n'umundi ari we wisaba
hari ugusaba ikintu ari wowe kisaba element bitagoye kukiha aho yakayibima si ibintu byumvikana se Element ubwo bakubisemo arabasabye nabo babyumva vuba ari hiti ni umuhanga bakeneye kumurobinga n'izindi ndirimbo akazajya azibakorera aho niho hateye umujinya rero 155am itangira kwikoma kade projet yaragiye batangiye no gupanga kujya kwishutinga ko namenya amakuru baragiye Tanzania ariko icyo gitendo cyabaye mbere yuko bajya Tanzania ibyo byabaye mu Yumbu Jimmy yariyiziye ariho habayemo operation na Element akajyayo ariko abizi ko ashaka kuzagaragara no mu mashusho no mu ndirimbo arimo ari cyo kintu yari yarabahishe indirimbo barayizi indirimbo bayihaye kade ibyo byose barabizi ko yari umuntu wabo uri kumva ariko aho bamenyeye ko yashyizemo The Ben barababara bamuturumbura i Kanombe ariko bataramenya ko na Element yayigarutsemo ko baba babizi ko ari we wateguye indirimbo n'icyo gishinwa bazi ko umuntu aza kenseramo ibye niko indirimbo igurishwa nibyo yari yakoreye Bruce nibyo nuba ari kumukorera kuri album hari indirimbo zigomba gusohoka zimeze gutyo sinabivuze ntibigeze kure siyo mpamvu Bruce yaje hanga akigamba se ngo ko mbizi ko ari uwaca harari gukora nibyo bintu byose nagiye mvuga nabisobanura ubushize umva rero byagenze bite baje kumenya amakuru neza 100% ko Element atavuyemo completely yagumyemo kandi nawe atari kugira ngo bamujyane kuko nta rebo muyumba afite nta rebo The Ben yashinga na studio yashinga sino Element yabuze hariyo mu rwari yo mu kazi nta nubwo bamubujije gukorera abandi bantu ngo biramubangamiye nta nubwo banamubajije ngo ntukorere The Ben yanamukorera ariko mugiye gukorana indirimbo ugiye kujyamo projet baragushimuse for free tugucuruza umva uko byagenze rero Jara uyu muriro uteye ubwoba nta mwemfluence utazi uyu muriro kurama aba bana kurama aba bana aba bose aba basiniya barabizi Emile nabitinyuke urwango rwe ruzwi abantu bahita babona ko ari gusebya The Ben yincariye igikarango The Ben ari kunyumva yicariye igikarango byagenze bite bahise basohora ikintu bita cover narayibonye Element arimo ariho rwose kandi bari bariyakiriye kuko bari babizi ko agomba kuza ari producer gusa igikuba kiracika ariko nta birenze kuko ni hiti umwana wabo aragomeza agafate ariko inziga umukire nta kuntu umuntu umuvugiramo we wigeze umfukamira wenze iki cyawe ntugenda unsebya ngo ahantu The Ben ari ngo aravuga ngo ibi byose ninjye wabigejeje kuri Karomba Bruce yari kukwizera ate iyo ntabimwereka Ben avuga ko ibyo Coach Gaël yagezeho nawe afite mu kuboko uwakasa kagozi ya arabeshya The Ben none se Karomba nagenda agapanga imiriro fatana abandi ababwira ukuntu The Ben yari yaye arabeshya aho siho hinjiremo n'ibintu byo kugira ngo n'indirimbo yari kubi ya The Ben baburetse indirimbo yari kubi ya The Ben izajye ku rubuga rwa Diamond ibyo byinjiremo ko ari undi mwandiko ariko nyine yari izo ngaruka zari zarajemo ntituyabona ntibigaragara umva rero kugira harya bura Ben ntiyagiye mu bintu ntiyagiye no mu bintu by'ivi bura akorana na Coachira amutama ibiceri kuko uzi ko yaranzitse Pamela amumaze igihe abantu bagera ati depression amukegesa ariyogosha igipara havuzwe byinshi yamuhana imodoka ashaba kayanga ariko se koko niba byemeza ngo yanditse kuri Jimmy hakiza muransetsa umva rero ishyano ryabaye Coach Gaël ibintu bisubiye urudubi ibyo byose bibaye nyuma yuko Bruce Melody avuye aha ubari kunyumva ubona ari kuvuga ati cyo koze umukada nta mahoro ahari showbiz yacendere showbiz ntago abantu bari kugira ngo bongere bayishyushye kubera iki abakire bose ari ugutuma ngo uvuge iyo nkuru yagusebya mu bundi buryo kubera n'abandi bipanze mu yindi nabo irabasebeje nta kuntu bataka The Ben kandi The Ben navuze robbing iragoye pe iragoye iteye ubwoba byagenze gute abandi wayivuga atari umukada nta wundi pe kandi ariko nawe ndashaka kumenya nta team wipanze Mina mensi ndi kubaririza uzaza n'iby'amatimu utanyita izina umukada ujye ushaka nk'irindi unyita ukivuga umukada ngo ndagoreka ngo ndahengeka
muamubona ntoze mwamumva ntapa Coach Gayera ateranye inama igitaraganya aravuga ngo ngiye guhana umuntu bita The Ben ku mugaragaro ibihano biri kuribwa n'abinfluencer ba The Ben n'inkoma mashyize ubu nibo bari kuribwa ribwa aramuhana ate indirimbo sikosa bamaze kuyanga breaking news jara mbabari rubanza ushyuha hano twinjiye mu rubuga rw'amahirwe indirimbo sikosa watangiye umbaza iki kibazo niyo mpamvu mvuze aya magambo yose sikosa bayanze bagize gutya heraho oya si indirimbo ishutinze ifite ibintu byose ndaje nkubwire breaking ahubwo uranahamagariye breaking najya uze guhamagara nk'abantu indirimbo bayanze biri inyuma na Karomba Gayeri The Ben ari kurira Muyumbu Jim ari kurira umuntu bita Element ari kurira kugeza ubwo Element yagiye mu nama y'igitaraganya na The Ben kugira ngo bige ku kibazo bahuye nacyo ngiye gusobanura birangira buza umwanzuro kuko Muyumbu yasubeyeho kandi bisaba amafaranga ariko baravuga ati hatazagera n'uducurwaho ama operation yakarekurwa muzana agakeke ka 20,000 twifotoze nkaho turi kumwe nawe suko na ba Melody bari babyanze ariko coach yari yakumiriye avuga ngo ngiye kubahana reka mbabwire ibihano yabahaye biteye ubwoba zina ry'Imana aba bose bamenye inkuru baritereka se basebye The Ben no biteye ubwoba jari iyi nkuru iraremereye si ikosa muyibagirwe hari option 3 zigomba kuba mwimwe kugira ngo si ikosa isohoke kagira inkuru Karomba yabwiye Element ngo singa ushaka muri iyi projet none ngenge kukwereka ikiyu yanjye n'amafaranga yanjye na The Ben ntitumworoheye kuko tumugendaho baramworoheye uziko nawe utaba nk'ababandi batamika bana amagambo ngo yaramubwiye ngo singushaka muri iyi projet ngo na The Ben tumworoheye yego guteze nuza kuncyushya uratuma nzanamo ibintu biremereye byabereye muri Rwanda Day iyi nkuru narayibitse jara sinshaka kugira ngo nshyushye nyikomozeho uzi ibintu byabaye muri Rwanda Day ntabyo nzi asuzi ko The Ben na Bruce Melody baririmbye ntuzi ko ari waririmbye nyuma yego uzi ko atari nawe wari wapanzwe kuri liste yo kuririmba cyangwa bari kuririmbira rimwe ni bimwe byo muri primaire ngo abana banganyije amanota bari kuririmbira rimwe uzi icyo byasabye kugira ngo waririmbye nyuma aririmbe nyuma uzi abayobozi nake jara mbabarira okay nacyo nzi ibyo ndi kuvuga twigarukire kuri sikosa nzi ibyo ndi kuvuga Rwanda Day uzahitubwiraho yego banza umbwire neza ugeze ahantu hakomeye coach yego coach ubwo aravuga ngo ngiye kubahana nukuhe suko atari gukumira mbere urabanza ukareka umuntu agashora akijandika kugira ngo umubabarize rimwe ukamureka ukiraza Nyanza ugahita umufatira mbarigo kugira ngo aririre rimwe agupfukamira riravuga ngo ntibibaho ku buryo indirimbo niyanga complete nk'amakuru ubu mfite nonaha biragoye ko na collabo ya The Ben na Diamond yaba arabacitse intege biteye ubwoba ndagira ngo rero mbahiye inkuru abanyarwanda mutazarenganya The Ben nta kosa afite siko nukuri ndagira ngo rega ntunyihutishe ntaza kugira ibyo ntaruteze yombi yego Karomba ubwarabizi niyo mpamvu natangiye mvuga ngo The Ben na Bruce Melody nta kibazo bafitanye ibindi ni showbiz kandi bose barayikunda bose barara kuri za YouTube na za IG bafite abantu bapanza akazi n'amafaranga sikosa yahakanywe byagenze gute Karomba yabwiye Element ngo ufite kontra zanjye ebyiri naguteje imbere nushaka no guhangana nanjye uzambona abona hanganye nabo warabibonye ingaruka zababayeho Element nk'umwana nk'uruhinja nk'umuntu udashaka gutakaza Bruce Melody nk'umuntu wizi neza realite y'umuziki ko mu buryo bwa realite Melody ari muri muvoma kurusha The Ben mu buryo bwa realite The Ben ntago azamwuriza indege nk'izo Melody yamwuriza ntago azamuha collabo reba Mirere amamiliyoni shootingishijwe ko atayahawe na Muyumbu ibyo biri muri kontara suko umusempa kandi ni umuhanga Karomba arabanza aramwihanangiriza aramubwira ngo ntibibaho kandi iyo ndirimbo wibuke ko keyword ari nziza cyane cyane na Element yayikomagoye cyane muri Rofuri
compared n'izindi ndirimbo kuko uriya ni umuhanga afite ugutwi kumva ngo ni nziza cyane. Uri kumva icyo kintu? Coach Gayera aramubwira ngo hari obusiye ebyiri. Iya gatatu yatanzwe na Bruce Melody. Wumva ukuntu Bruce Melody nawe yamaze kubyijandikamo kugira ngo ataza guhombere. Wumve neza. Obusiyo ya mbere. Singa ushaka muri iyi ndirimbo ni muyisibe yivemo. Kuyivamo bisobanuye ko iri bwongere gasubira inyuma. Production igasubira a zero. The Ben agafata nka rufure. N'igitero ikindi Kevin Kade gutya gasubira a zero kandi producer wayo ufite n'ibiki byayo byose ni ere. Boss we yagize gute mvuze ngo iki. Cyo ni ikintu cya mbere. Project isubira inyuma. Yarakozwe ngo mwibanga nubwo bari babiza ariko twe baba baduhisha kujya tutavuga byinshi tugakoma n'insyo n'ingasire tenderi. Noneho barayerekanye basoye kava kuko byose byarangiye. Bigeze ku rwego Bruce Melody amenya makuru y'ukuntu Karomba yamaze kwitambika inama y'igitaraganyiraba yo gusabira imbabazi Element yaragiye aririra Bruce Melody aramubwira ati muramfite ntago bari abagiye kuma amasezerano nta rebo bagiye gushinga mbabarira unsabira imbabazi iyi ni hit kariyeri yanjye y'ubuhanzi biragenda gute muragera ngo ibyabaye kuri Rosi kana bimbeho aramuririra. Bruce Melody aragenda arakoma kwa Karomba aramubwira ati uyu mwana nibiki undi ati ntago ari ukubikora The Ben wantesheje agaciro n'amafaranga yamvunnye ntibibaho. Umva iyo showbiz wumve za desordre ntegereje za usiyo yego. Iya mbere obusiyo ya mbere mwarangije ibintu byose Element va mu ndirimbo isubire rudubi nishayi zasohoke mu kwacu. iyo opsiyo ya mbere. Obusiyo ya kabiri Element ndagira ngo baze bakugure mbaca amafaranga tabaho kaba hafi miliyoni 30. Ibintu bitabaho birimo ubugome. Clip video nangahe kujya Tanzania nangahe ngiye kugira ngo none ntimwambwiye ngo ngayo ni make ntuzara. Oya baburetse ayo ni make yabatakaje ngahe muri clip. Oya aho ubanza unyumve neza ntituragera kuri pare. Bakoze muvoma imiryango yabo abambaye abagize gute location bakoreyemo promotion ndaje ngere ku yindi breaking news byose byabaye nibarangiza ngo tubagereke izindi 30. Uzi gitaramo bakoramo muri miliyoni 30. Uzi studio ya Kasa mutwe irimo details ziri muri miliyoni 30. N'ubugome suko na Karomba yashaka mu amafaranga afatika nimba muri kundata uwo mukire cyamwe mwishoboye mugure ere kuri iyi ndirimbo gusa nimba mumushaka ari icyogere. Ahangaha numvise aya makuru Karomba nanye namushyizeho akabazo akikise. Oya mbabarira iyi se si big brand kukiba mushaka The Ben kumukira. The Ben nago dukumbuye ijwi rye ejo bundi ntabavuza none se arubwo yavuze ngo The Ben bamusibe ejo bundi ntabavuza nduru bavuga ngo The Ben twabuze indirimbo ze ngo nikava ngo ari kujyamo none ari kwisabaganya ngo akore n'indirimbo tunezeze mu byitambitsemo yarangiza akaza gutoba indirimbo ye ngo ayivibing yakwishyuye se ngo ayivibing. Ese navuze temo ya gikenese rega ibyo rego wakishyuye yuri n'umuntu ku giti cye birasaba kwandika email aho hagendemo gahoro kandi wibuke ko amafaranga atanze atari make muri iyi muvoma yose bakoze kujya indirimbo kavisoke banakonvenka Element. Iyo no obusiyo ya kabiri aho rero ninjire ahantu Bruce Melody yinjiriyemo mbabarira ninjiye mu rubuga rw'amahina. Bruce Melody yinjiye mate araza aravuga ngo ibintu byanjye byose bigiye gupfuba. Element indirimbo zanjye ari gukora zirenga 3 kuri album byo ni mu murakaza nibiri busubira inyuma. Element ko ari umuhanga ko yaririmbaga na producinga kizi yabikora. Element biragenda gute ko ari rwa turaza kubigeraho ko ari rwangendanye nabanjemo uyu mwuka mubura urahamura iki ko Element yandiriye nawe ashaka The Ben ko nabumvishe ko yakuza mufana isura byibuka ryajwe nahereye Ancheno logique biragenda bite. Bruce Melody avuga ikintu gikomeye agira inama ikomeye Karomba ariko timu ya The Ben Muyumbu Jimmy Kevin Kade bagwa igihumure Charles Mbabarira bagwa igihumure umva busiyo ya gatatu yasabiye Coach Gayeri
Coach Gayeri waretse Element akaguma muri iyi ndirimbo, ariko iyi ndirimbo ikazaprodingwa kuri YouTube channel na digital platform za Element nk'umuhanzi wacu, ko byanagufasha umwanzi wawe ukaba umwihimuyeho neza. The Ben akazayirirwa kwirukanka inyuma gupfukamira mujya mu mapromosiyo y'umuhungu wawe. Hari umuvuza nduru witwa The Ben. Nyumvira IQ ya Karomba, nyumvira ibihano, nyumvira kanyafu ka Bruce Melody. Umva busi yatanze ngo yorohereje, ariko yagerageje ngo aramworohereje ngo agaragare mu ndirimbo. Birababaje. byaba nko kuri Jugumira n'izindi. Ibaze ngo noneho The Ben ubwo arabaciriritse, arabagiye kuzajya yirirwa Element niwe wanzamuye, niwe ahubwo icyo nibaza ko muri kontra ya Element ya production yego harimo clause yuko 155 yego nka Jingo bigomba kuza mu ndirimbo yakoze. Hano irimo igomba kuzamo, ariko oya baburetse iyo sina keyword igomba kuzamo, ariko byibuze umuzigo wari kwa Kevin Kade babaranchije. Mubyara wanje rero ncoramo nanjye ubu nzamuye ngume kuri move, ariko n'umuhungu wawe ubu mubyariyemo dore ntahita heruka na Element tube tumurobinza azaba umuntu wacu azajya dukomeza dukorere, natwe dufashe nidusigara inyuma. Kuzamo 155M na akantu gato, twishyuye ibiceri twarabishyuye baduhaye umuzigo. Noneho yaje kuri Element w'uruhinja, The Ben yaje kuri Element w'uruhinja wa Coach Gayeri, bazamuvugiraho amagambo. Umvo busiyo Bruce Melody yahaye Coach Gayeri ngo ababarire. Banza ugire comment uyishyiraho hitende kuri breaking ebyiri. oya breaking injira Ninjire rwose nta comment abantu bo barazishyiriraho. Yego Melody ariko option ya Melody ugereranyije n'izagaye Melody nawe nukwirengera si ubundi bwiza, si undi mutima mwiza, niyipfa kugerageza. Miliyoni 30 mwarashutinze, mwarateze indege, mwarakodesheje aba vixen cyangwa ibiki promosiyo. Ubwo iyo ndirimbo izabona promosiyo, sizo ngaruka se Bruce Melody yahuye na sowe. Ntago ari indirimbo mbi kuko niyo yageragezaga kuba nziza compared n'izindi zari kuri album, hatarinjiraho Kizi, hatarinjiraho Element. Uri kumva? Ariko nanone ahantu yari kubona promosiyo hanze y'igihugu ahantu ikwiriye siho yazibonye. Iyo niyo defo yabayemo. None se nibagereka Coach miliyoni 30 bazapromotingisha iki? None Bruce Melody ari kuza kujya ba balance asaba icyo kintu kitabaho. Ku ruhande rumwe Element ari kucyumva ati nanjye naba ngafashe nubwo nari naratanze ikintu banakinyishyuriye, ariko nanone muri option ariko harimo no kuba nabo bakwishyura kugira indirimbo igaruke kuri L. Ariko amafaranga menshi y'umurengera y'ubugome. Oya cyo mvuga ubwo nababe ba 155 kugira indirimbo yishyire kuri channel na platform za L igomba kwishyura abo Kade arabishyura iki yariye. Indirimbo yari ya Element gabwa na Bruce Melody akayitesha agaciro 300 ya production. Erega indirimbo yari yarateshejwe agaciro kuko yahisemo Mirere, kandi Papa Gigi akomeza mugigira. Ahubwo nawe yumvise ko The Ben hajemo iyo busiyo no guhabwa agaciro gakomeye na Muyumbu, arangije aravuga ngo nanjye ndagumamo. Yari yarayikoze bisanzwe nkuko ukora indirimbo akayibaha. Aragaruka nk'umuntu umukunda ufana, ubona kari platform, ubona kari korabiteye ubwo. Uri kubyumva? Bruce Melody ajahosha. Reka ninjire muri breaking mutazi rero. Breaking kabisa. Mutazi ikomeye yagoye team The Ben, team Element, team Kevin Kade. Yabagoye iri gushorwamo amafaranga. Ikosa rikomeye bakoze. Ubu naho ncaguhera. Barahubaguritse, barangije batangira gushoramo amafaranga. Ubwo Muyumbu yari akiri nani biki bagira ngo ati dushyiremo amafaranga bangombwa mbapese ndi kuri tera. Ubwo abashaka no kugira ngo bamenyane, arangije bafata indirimbo basoye cover, byarangiye ibintu byose, indirimbo baduha umunsi wo kwa gatanu kwizasohoka. Barangije bahita bafata indirimbo barayitanga ngo ikorerwe challenge. Indirimbo umukire yayikansorinza aravuga ngo nisohoka imanza, ahubwo Element ashaka no kugurisha n'ibyo byose.
amasezerano kwa noteri n'ibice umukire yakwitendetseho uzakweperaho niyo wakora se bazabishyura umuhisi n'umugenzi si yo keyword se ya Karomba. None iyo ndirimbo kuyigarura byagoranye, bari kwishyura umuhisi n'umugenzi. Ndagira ngo ufate telefone uhamagare Jojo Breezy wayihawe bwa mbere. Oya abo bareke. N'urugero nguhaye indirimbo yageze hanze. Abo bantu bishyuwe na Muyumbu Jimmy ngo bakore challenge ni mu gihe witwa General Benda ari muri team Bruce. Ubwo kandi tushyiramo Titi Brown bahera kuri Jojo Breezy na team ye bari batangiye gukora ama challenge. None bari kubabwira ngo mugarura indirimbo turapfuye turashize Element natakaza akazi nibiba bibi turabigenza gute? Mwumva ibintu impact indirimbo yatangiye kugira. Ya bintu ziko ari binini. Breaking news nimero 2. Karomba nsobanukirwe na Bruce Melody. Mbabarira twongere duhereza amaki Karomba. Ibi ni ibintu navuze jana. Ntago nshobora guhereza umuntu amaki wakoze ubusa. Iki ni ikintu nabwiye Karomba inshuro nyinshi mbanze nyimushimire. Ndavuga ngo Karomba afite faiblesse ikomeye. Zihirwa. Ngahita abwira umuntu ati mukandire 500. Kene agacunga yabona ko hamaze gushya agahita gukandira nka Desi. Ubwo se ya pressure sayo tugu. Ugasigariraho. Ugasigariraho. Enjya urose. Bana yanjye itimite ubwoba. Itimite ubwoba. Ndabona batangiye kuguhera ibintu. Atangiye kugenda usarara. Ariko se none ubu ibi turabivuga ngo iki? Naragiye muri retraite. Ubu numvaga ibintu ngiye kwaza ntantu bihuriye n'indirimbo ariko ibintu mugiye nakasa mutwe ukoze. Biteye ubwoba jara, biteye ubwoba. Reka nkubwire none ibintu byabaye kuri team. Nago birirwa bataka The Ben, nago birirwa basebya se Bruce Melody. Nago birirwa basebya Coach Gael. Ubushize sinavuze n'ibitutsi babatuka. Bauretse mfatemo nk'ingero z'abantu babiri. Mbisomera abanyarwanda. Wiki Mwumva ibintu iyi nkuru nta gashya mvumbuye. Ahubwo nuko ari ngewe ugomba kuyivuga. Okay. Baburetse wumve hano. Hagira inkuru rero. Baburetse wumve hano iteye ubwoba we mbasomere. Mbasomere mwumva ukuntu iyi nkuru yatashye ubwota amasimbi bumiwe. Arabigenza batemwo kabyara mwaba bavandimwe. Umva hano poste. Uyu wirirwa sebya iriya timu ataka The Ben kandi koko hari byinshi byo gutaka kuri The Ben nuko begzagera. Barampuhera ariko none. None umunwa barawufunze burundu. Zarangufasha. Tanzania. Hera ho ngaho genda usoma. Tanzania hagaragaye ikibazo. Tanzania. Soma neza. Bamenye inkuru. Wisa kasa mutwe Godfather. Yego. Umunyana Shanita Crowned Miss East Africa yatahiye ifoto. Yego. Mico the Best ibyo yakorewe na Diamond Platnumz na kasa mutwe. Yego. Umushinga wa The Ben na Coach Gael nabyo murabizi. Yego. Kane Bruce Melody Totally Crazy featuring Harmonize. Yego. 2%. Yego. Yarapfubye. Yego. Gatanu ashyiraho utubazo twinshi cyane ashyiraho hashtag yitwa sikosa. Ibintu byabereye Tanzania byagiye biba bibi avuga muri sectors zitandukanye ndetse na sikosa byabaye bibi bihutiye kujya gushutingirayo Tanzania iyo bajyasha Toro Marara fude twase miliyoni igize zingana gute ariko ntago kwigana ariko Tanzania baraduhuhera Tanzania bangaba bari bamenya amakuru baze babivuge ngo Coach Gael yafunze umunwa The Ben bahite baseba timu ya Gice nigaragare bongere batake Karomba berekana ukuboko afite muri iyi game industry kugeza ubwo abanyamakuru bahembwa hano bakomeye bavuga ngo ni musha mutwita barenza amase biriya nituba tubigaya dukumira ngibi urabyisomeye mbere yuko hagira umuhanzi nyarwanda usubira gukorera songe Tanzania agomba kubanza agakubitwa amatovu bakamugangahura biteye ubwoba kuko na sikosa twaye dutegereje Kuruwa Rouge tekereza ninde wundi wabivuga atari nge umukada bose babimenye
bose babimenye ndagira ngo ufate telefone ufite internet ndayifite rwose ubu tuvugana muraba ni habura internet jya kuri ayiji nagezeho reba umufuza ndurudumba oya ntabwo ejo bundi yavuze ngo coach Gaël ngo ntabwo ejo bundi yavuze ngo coach Gaël yamwambuye amafaranga ibi baburetse ayivuza heze Dumba avuze induru Dumba ka promoting Papa Kamba ndi kuvuga ibintu bifita cenoma navuze ukuntu Karomba yavuye ku kintu cyo gukandira abantu Dumba nago yabeshye ntago yari amagikandira ntuza ntago Karomba yari agikandira Dumba ntago yabeshye kandi byarashiftinze byagiye kuri Kenny nyuma yuko abivuze ngo ari kwipanga nawe ikintu cyataka The Ben na Kevin Kade ntago uri kubyumvira Nchenoma nawe arahera jya kuri poste ya Dumba arekuye nona nawe yisome ko zirimo ngiye mu gihe iyi nkuru nayimenyejo ndinda mve firiyasha Dumba yabanje hariyo yanditse ngo mbishyire hanze cyangwa mbyihorere ariko hejuru yayo hari indi ivuga ngo 1:55 am batejetse ere gukuramo amajwi ye mu ndirimbo sikosa mukire Jimmy wa The Ben byagaragaye ko coach Gaël amurusha amafaranga ati hehe uyu mukire yahaye Element miliyoni 80 ave muri 1:55 Gaël abakubise ere miliyoni 100 gagumemo ave no mu ndirimbo yabo nambara ziri kubera ibikari n'izombi murekane n'ibya Mirene n'ibya Mirene na Yago hamwe na Bruce na Ben hari umuriro hano kwa Bruce na Ben hari umuriro bro not sikosa nisohoka vuba mu nyitimuka kandi mo ngaho oya fata telefone hashize igihe kingana icyabe postinze hashize isaha hashize isaha ngiye kuva ejo twarapanze ngo dukore ikiganiro kuva ejo nayimbiza amakuru nyagenda runono ubu bumiwe nawe nuko ari showbiz aburukwana bigenza none iyi nkuru zayishyiraho ryari ngo babone ko tutari abavuza nduru iyi naturutse ejo mu ntara ntayifite ntari kukubwira aba mbagenda runono Bruce Melody kamuhostinga akavuga ngo ngiye mvuza induru nta niso nagira umva isobusiyo ya gatatu yasabye coach Gaël yicaje The Ben indirimbo ye ni gutya none si bya miliyoni 80 nibyo barabeshya adakabirije ngo atake muyumbu yamukandiye akanyenyeri arabeshya studio wayishingisha miliyoni zingahe ubu Element wamugura miliyoni zingahe ariko ubwo mwagiye mureka gukinisha amafaranga mugiye kuba nka Iviringo indirimbo ngo yakozeresheje miliyoni 50 umona mugira ubwenge nanga showbiz y'ibinyoma nge nimba inkuri ngoyi coach Gaël yisize insenda coach Gaël ateye ubwoba coach Gaël ahemukiye The Ben yarabavomeye utuzi yarabakoreye challenge none irahiye bamwituye ibi oya kaduhinira nge kurekura urayirekura singe ase kangerageze Abanyarwanda bishaka ukuntu dusoza neza indirimbo bari kuyigaruza bande ba Jojo Breezy kugira ngo challenge bari bagiye gukora zisubira inyuma kwa kundi ngo babanza gusoruza ko nasowe babanje gutizinga umukada kaduhagarikira ha duhinira pe Karomba ni umuntu mwiza cyangwa mbabarira nawe uri muri team ave ibyo bizwi na The Ben nta Ferrari ateranyaho kutinyo sinjya mbivuga ngo ni rasi ngo ni Ferrari na kutinyo Ferrari uyiteranyijeho kutinyo bibyara iki Papa Katanga umuhe aze baramfunga yemukada wariteretse kabisa fata yigeze kuza akora operation ashinja abantu icyo gihe buryohe yakoraga ku isibo n'aba Philipite none bibaze kuba abantu bakorana ntibikoreho inkuru buryohe ntaze ngo aturirire none undi muntu wo ku Rwanda akaza avuga buryohe bamuroze kubyimba ivi agera muri studio agahita byimba ivi buryohe akaza akavuguruza abantu bose bakavuguruza atakoze uri kutuvugira ibintu tuvuguruza none nanjye ino ndoze gusara muri team baraguhamisha ariko abantu ba hano bagiye banyuzamo baguhe nayo mazi niyo fanta uzi abantu bazabamureka umuntu avuge gusa ariko basi ibyo babwira ukuntu inkuru zigora murebe n'ukuri gihe twahereye iri inkuru na Dumba biramurenza ararekura ubu nona uri kumva umukada baburetse nyemerera duhinira baburetse
Jara tugana ku musozo nagira ngo tujye dukora ibiganiro binigisha binatanga ubutumwa sibyo kandi tuba tuvuga abavandimwe turi muri game ariko difference ya The Ben na Bruce Melody ni iyi wayisobanura gute difference yabo ubwo mu bijyanye n'uburyo baprosha showbiz Bruce Melody iyo we amaze kugukoresha ibyo yagushakagamo araguta agutera uw'inyuma ndi gutanga ubutumwa turi kubwira abantu bari muri showbiz ariko The Ben ashaka no kutaguta yenda ntaguha agaciro ariko nanone naze ngo akwandagaze nicyo kintu aba bantu babiri batandukanye arese Bruce arandagaza Bruce Melody bwira umuntu yandagaje hoya sinumwe siniki kandi wabanabyishimiye avuga ngo ndagutamo kandi ku rundi ruhande tubibonye mu buryo bwa showbiz abantu barabikunda ariko The Ben ni umuntu w'imico ya kera ufite imyitwarire ufite ukuntu avuga ati ibi ntibivugwa ibi biravugwa ibi birakorwa ibi wabyerekana kuri kamera kandi suko Bruce amurushana amabi reka nkumvishe nk'akagero kugira ngo mbireho rimwe n'umuvandimwe buri hari n'umuntu abantu babona tuvuze kugira ngo kumwibasira ariko tuba tunatanga inama umenya abantu mugendana menya abantu menya ko umuntu nagukuramo icyo ashaka nyuma harakurikiraho iki abandi bigenda gute ibyo bintu tubitandukanye umva nk'urugero nyuma yuko Sky 2 wanjye bamujyanye muri The Choice bakamukoresha arabizi byabaye hari n'ibyo nakomojeho nanavuze byinshi nyuma yaho Bruce Melody yabihaye agaciro ntiyabitesheje agaciro aho kugira ngo wandagaze umuntu wareka no kumuvugaho aho rero dusoreze kuri ako kantu k'ubutumwa dusoze inkuru yacu neza hatajyagira ngo harimo n'urwango rwose nibyo nshaka umva nkanga amagambo Bruce Melody yavuze umuntu nabonye bigiye byayobeye noneho ni Sky uzi ko Sky yakuvuze nabi nawe oya rwose ako tu umva nk'abantu bumubwira n'ukuri umva nk'abantu bumubwira n'ukuri kw'Imana noneho kuri live ya Melody ukajya kuvuga abantu nk'abo ngabo Sky Melody uri umufana wa Sky oya Melody naga guhereza itakubwira ngo ese umufana yaririmbye yefana abantu bakuri ibintu bifatika ariko we mwamenya amakuru biri kubera Dubai oya wumvise iyo keyword ndamufana yaririmbye yihe ngiye mfana abantu bakora ibintu bifatika which means Sky akora ibintu bidafatika which means Sky ntago yaririmbye iki nicyo kintu cy'ubugome ngiye cyanamba mujye mureka ndekure Jara ntabwo Sky noneho ni Sky uzi ko Sky yakuvuze nabi nawe oya rwose ako tu umva nk'abantu bumubwira n'ukuri umva nk'abantu bumubwira n'ukuri kw'Imana noneho kuri live ya Melody ukajya kuvuga abantu nk'abo ngabo Sky Melody uri umufana wa Sky oya sinabibonye Melody naga guhereza itakubwira ngo ese ndamufana yaririmbye yefana abantu bakuri ibintu bifatika mfana abantu birahagije ibi mbiza ni iki rero najyaho dusoze gutyo ariko mbwira n'umuvandimwe yabeshye none se ntago yaririmbye si ibyo nkoze featuring Social Mura ntago Bruce Melody azi iyo ndirimbo ya Sky ririmbaho nyine na Social Mura cyakoze yaramwihakaye Social Mura yamukoreye ububeri tinyorankira mu mashusho shiro ejo bundi asoyicara wige abantu bose yagoyinze fayiro minisitiri ari kuyitsaho ngo yaririmbye iyihe icara wige n'indirimbo se sinzi nimba ari sirere chef uri muri timu yagezaho ngaho rwose uri kumva bro ni iki kintu mba mvuga ngo Bruce Melody yamaze kugukoramo ibyo ashaka baramuhuruje muri The Choice bayifotoranyije utu challenge n'iki hanze no kuri Brabasi amaze kugukoramo akazi ntago akuzi uyu niwe Melody ntago akuzi ndetse nibiba ngombwa ko hari ahana gukumira mu bicyana za muromarika ngayo nguko ngiyisho ngiri tandukaniro rya Cristiano na Messi Cristiano nukurya amafaranga akagenda kigumira mu rugo n'abana be n'umuryango Cristiano waragenda agatanga amaraso akablessinga abantu akaremera abantu Messi se yigumira mu rugo sawa wari akantu yinywera ubundi wakiyororera imbwa ye ibyo ndakizi ni igikombe cy'isi ari umurokore wavuze Ufaransa bwagojeje amarira ari umurokore wavuze
Wego ze yaragize agahinda. Eh. Kugira ngo Messi ngo atware ikisi ntazajye mu ijuru ngo bimaze. Najureze. uwo ni umujinya rwose Nagahinda. n'agahinda bro anyway umukada Oui. nyemerera umwandiko w'uyu munsi nguhinira aha ngaha kuko nari nzi ko ndibukubaze ku bintu byabayago hari ibintu numvise avuga hari ibyaba papa cyangwa n'aba Reka ndekura amasegonda. katugezaho ibyo bintu nzabijyamo ukwabyo urumva Mfite breaking ubutaha nayivuga. ubutaha ugomba kudusobanurira ibintu numvise yagwa avuga y'umu DJ Yego. yavuzeho Ndabizi. wa fondasiyo Yego. ibintu byo kunyuza Biteye mu ubwoba. rusengero Biteye ubwoba. uzatubwira Birimo maguyi, birimo amafaranga, birimo guhimana, birimo kwihorera. umukada nyemerera mpinira aha ngaha Ntago wahina. oya ndahinnye Umva impamvu. Reka mvuge nimero yanjye. yivuge Nindangiza hari abantu birirwa bavuga ngo babuze nimero zanjye, nirirwa nzivuga umunsi ku munsi. yazivuge Mumpamagare. nazirebaho munsi Urwego rwanjye nuru. iyo comment ya mbere iriho nimero y'umukada Yego. Eh. Urayitaho. ngiyi rwose Reka nanayivuga. Yivuge. Hari n'abantu bareba bateretse hariya. 078 30 92 kabisa urwego rwanjye nuru nkeneye kuzamvuga ibintu na Melodubwe akaza akicara agakurikira na Karomba na Debeni bose nabacu to respecting is brand. Nawe ndagushimiye ndagukunda Papa Kamba. yego Sibyo rwose suhuriza na Mama Kamba. nawe ndamusuhuza rwose Asante. n'abantu bose bo mu gipangu